wanjye kuri Aidarike TV show. Nanone turi kumwe, icyumweru cyiza, mbifurije icyumweru cyiza, ndabifuriza nanone umwaka mushya muhira wa 2025, kandi no kuri uyu mwaka muzawubone n'ibyiza byose nk'uko bisanzwe rero tuba mu ncamake amagambo umukuru wacu w'igihugu yavuze mu nama. Ni ukuri ari amagambo numvishemo y'ingirakamaro, ndavuga ni nkatwe abakirisitu, nkatwe aya magambo rwose aratureba cyane cyane, ndetse n'abatari abakirisitu arabareba, abakirisitu arabareba, abantu bose muri rusange, abanyarwanda n'ababa mu gihugu cy'u Rwanda, abanyarwanda baba hanze, abo mu gihugu cy'u Rwanda babamo hano mu Rwanda, abo hanze baba mu Rwanda, umuntu wese ni ukuri aya magambo aramureba. Ikintu gikomeye umuyobozi wacu yavuze ku babyeyi, ko ababyeyi bakwiye kurera ntibategereze idini. Yavuze ati ese ababyeyi mureka inshingano zanyu mukaba mutegereje ko murererwa n'amadini, mutegereje ko murererwa na leta, ese ni bande bazabarerera nimutirerera? Kuko yavuze cyane cyane ku kintu cy'inshingano, ko ababyeyi dukwiye gukora inshingano zacu, ndetse n'umuntu wese mu mwanya arimo ko agomba gukora inshingano ze neza, cyane cyane nko mu mwanya w'ubuyobozi mu madini, abari mu myanya y'amadini, abari mu mwanya w'ubuyobozi, yose yabavuzeho, nta na hamwe rwose yarobanuye, nta na hamwe atababwiye. Ikindi yavuze ku kintu gikomeye cy'abana bato bari mu mihanda, abana baba ku mihanda batagira ababitaho, ndetse abana bambara ubusa pe. mubona ko bimaze kuba ikintu gikomeye cyane. Ni ibintu muri iyi minsi byeze by'abantu, abakobwa bagenda bambaye ubusa, abakobwa bifotoza bakagenda bambaye ubusa, bakifotoza bakanyura kuri social media, abandi bakaba bari gukora amahano, bakora imibonano mpuzabitsina. Mbese ni ibintu bikomeye cyane pe. We rero umuyobozi wacu yabivuzeho rwose, ndetse agerageza no gucyaha. Umuyobozi wacu rwose, Imana yo mu ijuru ijya igukomereza amaboko, ijya igukomeza. Kandi yavuze ikintu gikomeye kuri aba bantu bambara ubusa, avuga ati nta dini ryigisha kwambara ubusa, kandi nta dini na rimwe ryigisha. Birababaje, ndetse umuyobozi wacu w'igihugu yabivugaga ari seriye, kandi koko ubona ko nawe byamufashije, ubona ko byamubabaje. Kandi namwe mwese ndabizi neza, abantu mudukurikira, abantu mwese ndabizi ko namwe byabababaje. Ati nta muryango wigisha umwana kwambara ubusa. Ese hari umuntu waba afite abana mu by'ukuri akabigisha kwambara ubusa? Ndakeka nubwo abana babikura ahandi, nyine babikura ku mihanda, bakabikura mu kabari, ariko nta mubyeyi wanezezwa no kubona umwana we yambaye ubusa ku musozi, yiyambika ubusa, cyangwa se ari kwikoresha biriya bintu byose mwabonye mumaze iminsi mubona mu mavideo by'urukozasoni. Biriya bintu ntabwo ari ibintu byanezeza Imana pe. Nuko avuga ikintu gikomeye, aravuga ati ariko buriya ubusa ni mu mutwe. Icyo yashatse kuvuga ni uko abantu bambara ubusa ku musozi, bakagenda bambaye ubusa ku musozi, ese mu by'ukuri baba bambaye n'ubundi mu mutwe haba harimo ubusa. Kandi koko ni ukubabeshya. Umuntu ufite ubwenge, gukora neza, umuntu ufite kwiyubaha, umuntu rwose wizera Imana, warezwe, wahawe indangagaciro na kirazira by'igihugu, agahabwa indangagaciro n'uburere bw'ababyeyi, ntabwo yagenda ku musozi yambaye ubusa, ntabwo yakwikamera yambaye ubusa ngo yerekane, ntabwo yakohereza videwo abantu yambaye ubusa. Oya pe, biriya bintu ntabwo bikwiriye. Umukuru w'igihugu rero yabigarutseho cyane, aravuga ati inshingano ni ukurera abana, ntimubarere bambaye ubusa rwose. Burya hasi yabajije ati ese inshingano ni ukurera abana bambika ubusa? Niko we nibyo yibazaga, ndetse abona ko byamutangaje. Ibiyobyabwenge yabivuzeho nabyo cyane. Ikindi kintu nyamukuru yavuzeho cyane nanone ibiyobyabwenge, ko yavuze ko ibiyobyabwenge ari byo bivamo umuryango kwicana, umuryango ntibaganire, buri wese agakora ibye, buri wese akaba ashaka icyubahiro, abantu bicare ngo babe baganira bumvikane, kubera ibiyobyabwenge, kutabonera umwanya umuryango. Kandi koko nibyo
umva abana batabonye umwanya n'umuryango cyangwa se umugabo n'umugore batabonye umwanya, niho handi hazaturuka kwicana, hazaturuka ibyigenge, abana bagakora ibyo bashaka, abana bakavuga ibyo bashaka, abana bakambara ibyo bashaka, abana bakajya mu mageto batarageza igihe cyo gushaka, abana bagakora ibintu biteye isoni. Abivuzeho rero ikintu cy'ibiyobyabwenge, avuga n'isindwe, abantu banywa bagasinda. Muri raporo abona buri gihe yabivuzeho, akabona raporo asanga harimo abakoze impanuka kubera ubusinzi, asanga harimo abarwana n'imirwano y'urudaca. Yayivuzeho cyane, abantu bahora n'imirwano y'urudaca, ugasanga abantu bahora barwana, rimwe na rimwe ugasanga bituruka kuri ubwo businzi. Avuze rero ibintu bikomeye cyane umukuru wacu w'igihugu, aratubwira ati ntimukwiye guca hejuru y'ibintu bitagenda neza. Oya, ntabwo abantu bakwiye guca hejuru y'ibintu bitagenda neza. Yabivuzeho aravuga ati ukuri niko gukwiye kuganza. Yayivuzeho cyane, ndetse yadukebuye nk'abanyarwanda. nawe uba mu Rwanda ntabwo bavuga ngo yakebuye ba kanaka, ni twebwe nk'abanyarwanda nyine yakebuye. Umukuru w'igihugu cyacu nawe yifuza ko igihugu cyacu nyine cyagenda neza. Birababaje kubona abana b'abakobwa birirwa bifotoza amafoto bambaye ubusa bakohereza hanze mu bihugu byo hanze, ugasanga abana b'abakobwa baricuruza online. Biriya bintu ni ibintu bibabaje, kandi ugasanga rimwe na bimwe n'ababikora ni abo mu Rwanda bashuka abana bakiri batoya babaha amafaranga. Yabivuze cyane pe, yavuze neza, avuga no ku madini, avuga kuri leta, avuga ku miryango, aravuga ati se ni uruhe ruhare dufite rwo kubaka sosiyete? Se wowe witekerejeho ni uruhe ruhare ufite nkawe nk'umunyarwanda? Umuyobozi wacu yavuze cyane ku bantu baba bashaka gusenya igihugu cyacu. Aravuga ati nimba umukuru wacu w'igihugu yakomeje avuga ati niba urebereye ntukoresha ukuri ubutanze uburozi. Nimba umuntu arebera ibintu bipfa, akarebera abantu bambara ubusa, akarebera abantu barya ruswa cyangwa bakora ibintu bibi, akarebera ntababwizwe ngo ababwire ati ibintu ntibikwiriye, mu by'ukuri uwo muntu aba agize gute? Aba atanze uburozi. We yamugereranyije n'umuntu udakoresha ukuri. Perezida wacu yamugereranyije n'umuntu w'umurozi. Kandi koko burya iyo umuntu atakubwije ukuri, iyo umuntu atagufashije ngo umenye ukuri, buriya aba aguhaye uburozi, kuko ibyo bintu akurezemo mu kinyoma, ko byagenda kose biba bizakuviramo kubaho nabi mu gihe kiri imbere. Yavuze rero cyane cyane ku bantu bambara ubusa, avuga ati se urata ubusa, wowe ugenda urata ubusa, n'abandi bose babufite, abantu bose koko bafite ubusa, ariko ubwo busa urata utambara utambaye, ugenda wambaye ubusa mu muhanda cyangwa se ku mafoto, abandi nabo barawufite, kurata ngo ubwerekane ngo bigende bite. Yavuze cyane rero kuri dukwiye, yavuze ko dusenya igihugu turebera ibintu bigakorwa, tukabirebera ibintu byose bibi bigakorwa, tugakomeza tukabirebera. Ariko aravuga ikintu gikomeye, aravuga ati ukwiye kumera neza ubikuye cyangwa ukabishingira ku bandi watumye bamera neza. Iri jambo ngiye ryantushijeho cyane, ntaryumvishe inshuro 3. Avuga ati ukwiye kumera neza ubikuye cyangwa ukabishingira ku bandi watumye bamera neza. Ni ukuvuga ngo abantu wafashije, nimba umeze neza, ufite ayo mafaranga, ubayeho neza, se ni bangahe watumye nabo bamera neza? Ibyo nibyo byakaguteye kugira gute? Kumera neza. Ariko nimba umeze neza ariko hakaba hari abo uhungabanya, urumva icyo gihe ntabwo wakwirata ngo umeze neza. Niba rero bantu b'Imana, niba utarakanda subscribe kuri Idarike TV show, tuzatubaha amakuru yubaka umuryango. Ni ukuri iri ni ijambo ryamfashije cyane, iri ni ijambo ryanyubatse rwose pe. Urumva ko umubyeyi wacu ntakaba atagize kugira ngo adukebure nk'abanyarwanda, nk'ababyeyi, nk'abana, nk'abantu ashinzwe rwose kureberera cyangwa se
twebwe turi mu nshingano z'umuyobozi wacu. Amahoro y'Imana abane namwe rero, mukomeze kugubwa neza, kandi ni ukuri ibyiza byose Imana itanga mubibone mu izina rya Yesu.